Fanya Kazi TV, we are the solution. Reka ngusuhuze cyane wowe ukurikiye Fanya Kazi TV, nge unyite Mr Fanya Kazi. Muri aka kanya nzanye inkuru nziza, inkuru irebana na coin nshya iri gutanga amahirwe ku bantu bamenye Quantum bakagira ubwoba cyangwa se bakayitinya, muzi ko yatangiriye hasi ariko ubu ngubu igeze kure cyane kubayikurikirana. Ni coin rero nshya ngiye kukubwira, nayo nuko imeze kandi gufatirana amahirwe burya nibyo bya mbere. Ikindi kandi nta gutinya gufata risk ku giti cyawe, nibyo bikugira uriwe, kandi akenshi na kenshi iyo ari ibintu byizewe byiza bigira aho bikugeza. Iyi coin nanjye ndi umwe mu bamaze gutangira kuyikoresha, ari nayo mpamvu ngiye kureka uburyo nawe watangira kuyikoresha kuri ubu. Kandi ntabwo ndi bufate umwanya njya kuyisobanura cyangwa njya kuyivugaho kugira ngo umwanya utaducika, ahubwo reka turebe uko nawe wafungura account cyangwa se uko nawe watangira kuba umwe mu banyamahirwe babona inyungu za buri munsi za coin ya AIX. Ndagusaba kutajya kure kandi ugakurikira neza iyi video kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Fata telefone yawe ujye kuri browser ukoresha, ngiye hano ndi gukoresha Chrome, winjiremo ujye kuri Google, hanyuma wandikemo ijambo AIX wallet. Ukimara kwandikamo AIX wallet uratubona link yabo iri official, urayikandaho. Ahanga kandi ndakubwira ko ushobora no gusangaho amakuru atandukanye kuri iyi AIX wallet. Ukimara kuyikandaho urazamuka, bahita baguhereza uburyo ushobora guhita ubona application. Waba ufite iPhone urakanda kuri App Store, waba ufite Android urakanda kuri Google Play Store. Nekeza ko abenshi arizo dukoresha. Hanyuma nujye ku downloading bakakwereka ko ishobora kuba ari harmful, ntugire ikibazo, ukore kuri download anyway. Impamvu ni yihe? Impamvu nuko izi application zo muri web gatatu inyinshi ntabwo ziragera kuri Google, inyinshi ziba zitaragera kuri App Stores. Niyo mpamvu ro telefone rimwe na rimwe ikwereka ko ugomba kubanza kugira amakenga, ariko iyi AIX iremewe muri web gatatu. Urayikandaho hanyuma uyimanure cyangwa se uyidownloading, ukore installation, ukurikiza amabwiriza telefone yawe igenda ikubwira kugeza ubwo uza kubona imaze kuba installed muri telefone yawe. Installation irangiye rero urajya ahajya ama application yawe uyikandeho kugira ngo noneho dufungure icyo bita wallet. Igifunguka urabona hano handitse create a wallet. Ahanga tugeze rero, icyo bakubwira ni iki? Urahitamo imibare 6 utagomba kwibagirwa, urayuzuzamo hano umurongo wa mbere, urayuzuzamo umurongo wa kabiri, wongere uyisubiremo iyo mibare uko ari 6. Hari abahitamo 1 2 kugeza kuri 6, hari n'abahitamo imwe mu mibare igize nimero za telefone zabo. Icy'ingenzi nuko ushyiramo imibare 6 kandi utagomba kwibagirwa. Aha tugeze rero ni handi bakwereka ya mnemonic code cyangwa se amagambo y'ibanga. Aya magambo dukunda gukoresha muri wallet zitandukanye, mnemonic codes. Abari amagambo hagati ya 12 cyangwa se 18 cyangwa se 28. Ni amagambo utagomba kwibagirwa, niyo mpamvu dusabwa kuyandukura. Fata akakaramu uyandukure neza witonze. Hano hasi baratubwiye ngo please andika amagambo yawe, the mnemonic words, mu buryo bukurikirana cyangwa se uko baguhaye, kandi ukayabika ahantu hizewe. Nta muntu n'umwe ugomba kuyaha kubera ko ushobora gutakaza ibyawe byose. Hano amagambo y'ibanga, fata karamu uyandike uko akurikiranye kandi unayahe nimero. Umenye ngo 1 ni ijambo rya mbere, ukaba rutambitse 2 3 gutyo gutyo gutyo. Yanga bampaye amagambo 12, ubwo yose uragenda uyaha nimero kugira ngo uze kumenya uko uza kuyakoresha uri kuzuzamo kuri etape ikurikiraho. Numara kuyandika rero urakanda kuri continue, hanyuma ugende wuzuzamo. Ni ukuvuga ngo urareba amagambo uko bayaguhaye hano hasi, hanyuma ugenda ukanda ku ijambo ukurikira uko byakurikira. Niba ijambo rya mbere ryari inka, urareba ijambo baguhaye inka aho ryanditse urikandeho. Mu gakaro ka kabiri umenye ko urakanda ijambo ryari riri ku mwanya wa 2 dukurikije ya order cyangwa se kwa kundi byari bipanze. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo uba ugomba kubyandika neza uko bikurikirana. Ijambo rya 3 urareba iryo ari ryo, hanyuma bari ugenda ukandaho. Uko yakandaho agenda yishyira mu mwanya wayo nk'uko byari bipanze bwa mbere baguha aya magambo ya mnemonic. Ibingi numara kubikora rero turakurikiza kuri etape nayo ikurikiraho kandi nayo yo kwitonderwa. Ibi numara kubyuzuzamo urakanda kuri confirm. Bam, murabona ko wallet yanjye yamaze gukorwa, yamaze gufunguka. Kuri USD cyangwa se dollar hariho 0. Nyuma yo kuri wallet imaze kuboneka, tugiye kwishakira umutekano cyangwa se kwikora mu buryo iza kuba ifite umutekano. Ntujye kuri iyi video kugira ngo ubashe nawe kubyikorera neza utarinze ujya kwinginga abandi. Hanyuma ubu ngubu tugiye kuyihuza na Google Authenticator. Aka kantu n'akantu k'ingenzi cyane, niba utagasobanukiwe nagushyiriye video muri description ikwereka uburyo ushobora guhuza Google Authenticator n'izindi application cyane cyane zino za exchange cyangwa se za wallets. Hanyuma icyo uri bukore rero, uri witegereje hejuru mu nguni y'iburyo hari akadarapo, ariko urande rwako hari akandi kantu kameze nka X
ifite akantu gatambitse k'utubara, ako niko uri bukandeho. Ukimara kugakanda barakwereka iyi kode, banakubwira ngo iyi kode ntabwo ugomba kuyisangiza umuntu n'umwe, niyo mpamvu umuntu anayihishe. Urakanda kuri kariya kantu ko hasi ube urayikopiye, nurangiza ukande kuri next step. Icyo gihe barakubwira ko ugomba gushyiramo kode zivuye muri Google Authentication. Izi kode zigomba kuba ari imibare 6. Ahangaha niho ho kwitonderwa cyane. Ugomba kuba ufite Google Authenticator muri telefone yawe. Niba utayifite urajya muri App Store cyangwa se Google Play Store, wandikemo iryo jambo. Nagwaye video muri description iza kugufasha uburyo nawe wabona Google Authenticator yawe. Ngiye kora ko nyifite rero, turakomeza. Ndakwibutsa ko iyo ukinjira kuri Google Authenticator hari ibintu itakwereka bitewe nuko ari za kode zibanga. Icyo uri bukore niki, urinjira ahabugenewe. Iyo umaze kwinjira muri Google Authenticator urahita ubona akantu ko guteranya mu nguni y'iburyo hasi, urakakandaho. Ukande kuri Enter Setup Key. Hanyuma kuri code name urandikamo AIX Wallet. Ahakurikiyeho kuri yo key urakandamo utinzemo kore paste, ubwo urabushyizemo ya code wakopiye imwe utagomba gusangiza umuntu uwo ari we wese. Hanyuma ukande kuri add. Iyo ukanze kuri add barahita bakujyana noneho kuri za code dukeneye. Bitewe no iyi code imara umunota umwe, hari igihe ushobora kuyibona ubona iri hafi kurangira, urarindira baguha indi nshya ugahita uyikandaho rimwe ugatinza, ugahita usubira inyuma ukajya kuri ya AIX Wallet, uhita ukanda kuri please enter the Google Authentication code, hanyuma ukande kuri OK. Icyo gihe uraba umaze gukora wallet ya AIX ariko ifite umutekano. Ubu noneho kugira ngo tuze kubona za USDT cyangwa se za USD batanga ariko zivunjwamo AIX, tugiye gukora kuri invite bind. Ahangaha nibwo ushyiramo ya invitation code nayiguhaye muri description, nanakubwira ko rwose iyi code nuyikopi ukayishyiramo urahita ubona hejuru y'ama USD 1,200 cyangwa se 1,400 bitewe n'urwego nza kuba ngezeho. Hanyuma numara kuyikopi ukayuzuzamo urakanda kuri confirm, hanyuma nusubira inyuma kuri wallet yawe urahita usanga ibintu byabaye munange. Iyi ni video ya mbere ikwereka kwanza uko wakora AIX Wallet. Hanyuma video ikurikira irakwereka nuko watangira gukora staking. Nkubwira ko kandi ikiza cyane nuko staking yatangiriye kuma AIX make cyane. Staking kuri iyi AIX ni ama AIX coin 100 gusa ahuye n'ama USDT 15. Ibingibi mbivuze muri uko kwa cyenda ku itariki 5, ariko byumvikana ko nayo iri muri coin zigenda zizamuka umunsi ku munsi. Ushobora kuza kugera kuri video byarenze icyo giciro nari nkubwiye, ariko icyo nakubwira fatiranya aya mahirwe bitaragera kure. Stay in touch. Ni Mr Fanyakazi. Ikindi kibazo waba ufite nyandikira muri comment ngusubize, cyangwa se tugikore ubushakashatsi tuzagikorera video izabasha kudufasha twese maze tukungurana ubumenyi tukabasha kubaho neza turi kumwe. Fanyakazi TV. We are the solution.